abantu bajya bakunda kuvuga ngo ubundi ngiyo wabonye ngo red flag hari nanone bigusaba kubona green flags nyinshi for you to confirm. It's a mystery to us. It's a mystery to us. Gusa ikintu cyonyine nakubwira nuko nabonye ko Imana yahaye grace women idasanzwe. Ibyo bigiye kumenyekanira mu bandi. So I think that's pretty much it. Wow, thank you. There's no addition. Yeah. Full stop. Ngiye ikibazo ufite kiravuga ngo niki utinya ku bantu? People. Shalom, shalom, beautiful people. Muraho neza, mbahaye ikaze kuri The Grace Note Podcast, a place where your faith meets your life and young heart come alive. Mbahaye ikaze kuri episode yacu no munsi. Episode idasanzwe. Nzi neza ko mwese muri bwishimire. Love on assignment. Turi kumwe na couple nziza cyane igiye kutuganiriza kuri love story yabo, baratuganiriza ku buzima bw'urukundo buri mu Mana. Mbahaye ikaze. Nkuko nabibabwiye turi kumwe na couple idasanzwe ndakeka mwayibonye, tubahaye ikaze kuri The Grace Note Podcast. Thank you. Ngatangira mutwibwira. Twa Kamikazi Linda, ndumuramyi and Eddie's wife. Anyways, I'm Eddie Mitra, and I'm glad to be here. Thank you for having us. Beautiful studio, beautiful vibes. Ndumuramyi, kwakunda kuvuga ngo turabaramyi twese in general. And yeah, I'm going to have a good time together, I believe. Tubahaye ikaze nkuko twari twabivuzeho tugiye kuganira kuri love on assignment. Basically turaza guca muri love story yanyu. Umuntu nababonye ntabwo yamenya ko Ed's wife. Okay, bishobora kuba nk'aba couple ariko kumva umugabo n'umugore ntabwo byumvikana basa ko bitwumvisha. Yeah, maybe we can start on your love story. No love story. Yeah, she's the best storyteller. Ngenda bona kuboa. Ntabwo zivuga story ko we practice by doing. Ushaka kubikora buri munsi ukaza kuzaba pro. Ngamenya amagazo. Well, kuri summary about it, we've met muri industry, if I can say, bakunda banga muri uyu mwuga, ariko twahuriye murimo w'Imana, twahuye turirimba, nahuye nawe nkiva ku ishuri kwiga umuziki, and turakorana mu kiganiro yakoraga, I mean muri event yari afite gukora. Hanyuma rero nyuma yaho nibwo twamenyanye byimbitse, kubera ko urumva iyo umuntu mukoranye muganira amakuru mukora ibyo mukora hamwe. Tumaze kumenyana rero ntabwo twe tuzi ko hazavamo ikindi kintu cyacyo cyose, ahubwo twumvaga tuzaba aba business partners wenda cyangwa se nyine aba workmates bisanzwe. So yeah, Imana yo yari izi umugambi wabyo. Akunda kuvuga ngo the rest is history. Like they say, the rest is history. That's summary. That's summary. I had an event it called Stand for Esther. Ubwo I just needed backup singers. I needed fash. Ubwo rero aje baramurecommend. No nashakaga ntago wabonetse unrecommendinga. Ndi ambwira ngo umwana mwiza blah blah blah. I was like, okay, good. And then aje we nawe musaba ko namusabye konzanira aba BGVs nka babiri wenda n'umari nka babiri cyangwa batatu sinibuka around that. Ngiye kubwira nakubwira abo numvise. Numvise mbwira nk'icumi. Yeah, anzanira icumi. I was like, okay. Kora mwete cyane. Nabyegereje umutima. Yeah, gusa ambera that kind of person nyine ndibuka nige nanamusingaga twaramwisize na chef 10 like to be in charge of everyone else because she was very responsible.
just an overall good person. So that was those are the first encounters. And then later, after some years, like two or 3 years, niruka, nubwo twaje kujya muri a working environment together, where I had the studio, she was a producer and stuff. And yeah, now like they say, the rest is he's free. It's love on assignment. Yeah. Nindabwira ndi ko akunda undi bwa mbere. Really? Yes. Wow. Okay. We like to say that, ariko bon, abashuti bacu barabidutizingamo yego, ariko yari nk'uko bivuga, it was really assigned ko bigomba kuba, because we were acting like we knew each other, we love each other, we've settled no kuba nyine turi comfortable. Ubundi iyo umuntu ageze mu rugo, it was about yatashye byarangiye, but he used to call me, wagezeyo, do you think this would be good, nyine mbese nka akamaking ashobora ko in his life kandi bitari iri ibya mbere. Ubwo as much as ibyo byose byabaga, nta kintu twe twaravuze, not even a single word or anything. So when it was one day, rimwe ngiye kuryama, I think tumaze gusezeranaho, ndamubwira ati bye, sawa, ijoro ryiza, I love you. Ubwo nyuma nibwo twaje kurealizinga, uzi ko noneho hagati yacu muri twebwe someone noneho yemeye akavuga se ubundi what are we, nibwo nyine nyuma navuga ngo twagize time to sit and think about it, twisanga ibintu byose byabaye. The love was there. Yeah, the love was there. Another time I was denying it, you know. Yeah. Yeah, denying that, because now you're not my type. You're not your type. You're very serious. You're very serious. Yeah. So it was that kind of vibe. But all I can say is I like Kunarovu's the title, Life on Assignment. Yeah. It's like God had a purpose in it that we didn't know. Yeah, and here we are today. And muranajyanye, sinzi ko mutabizi, murajyanye cyane. Iyo vibe byose birahuye. None se imbere yo gukundana, like one on one, mwari wa Kristo, like urumuramyi, like mwabaye abaramyi mumaze kumenyana cyangwa mwari wa Kristo? No, actually, nibyo twahuye dukora. Oh wow. Yeah, kuko that event we had, it was twakoreshaga umuziki gukora ibyo twakoraga. Yeah, and ababyibuka yari event, it was Stand for Esther, raising funds for Esther because an accident. So we were using music, our talents, to do that. So nicyo cyaduhuje n'ubundi. Nyuma yo gukundana mwabanye ryari? You're not good with dates. Yeah. Do not try to think about it. Wapi kabisa na birimo. So it was we dated guhera 2021. And then 2023 nibwo twakoze mariage. Yego. En fait, nkuko twabivugaga, we did not realize ni ryari hajemo romance. Kuko urumva abantu bakorana umunsi ku wundi, ushobora kuvuga ngo harya ngo ejo ngo byayenze gutya na gutya, ugahita usanga ntabwo byari ejo, wenda byari umunsi cyangwa icyumweru gishize. Ubwo rero ntabwo twakipinze record neza, kuko ntabwo byari ibintu twege twumvaga byaduturukaho. Nkuko nyine yabivugaga, bishobora kuvuga ati wowe wapi kabisa mba mbona nta nibyo ufite mu mutwe wawe. Nanjye ngambwira ati nanjye mba mbona uburyo ubivuga ubipanga, umva ari too serious. Not kuvuga ngo umuntu we yari serious about relationship, ariko njyewe nari nkiri not there right now, you know. Ariko nyuma yaho nyine tubonye bibaye, tubonye turi kwactinga, abona abantu bactinga gatuvuga ngo this is weird, like ubundi rwose urese yazaga amenya assignment yiwe, we wakoze ibi, nge nakoze ibi, umukiriya wamuvugishije gute, wagira ubwo tutarana bibona. Yeah, akavuga ngo nyamara mwebwe na focusinga ku kazi gusa. Yeah. Like it's almost a year before the wedding.
mwenda mwamaze kujya mu rukundo nyarukundo. Reka tuvuge nk'abakristo ku kintu cyitwa purity, kwifata no kwirinda ku bajene b'iki gihe. Mwabanaga nabyo gute? Benshi bavuga ko bigoye, kandi mwaranakoranaga, almost mwaririrwanaga. Byagenze bite ku buryo mwirinda kugeza ku gihe muhitiyemo kubana? Well, okay, I feel like wenda twese dufite igisubizo gitandukanye kuri ibyo. I feel like ni ubwa mbere dukoze interview mu ma interview yose twakoze, and that's the first question. Very good question. Yeah, no one have ever asked us. So maybe we can say we're not the right person kubera ko twumvaga we would even have done better. Ariko mu by'Imana yadushoboje nuko byagenze, navuga ngo harimo imbaraga z'Imana cyane. Kuko washoboraga gusanga wenda mugatera histoire mugatavuga ati ahangaha n'ibiki n'ibiki yafasha Imana yanga yari yakurinze, Imana yari yaplaninze gutya na gutya. First of all, we would like to say iyo journey yawe hayi Imana, that's number one deal niko navuga. Ubizi neza ko biri bukundi ukabwira Imana nambaye mubiri, ndi umwana w'umuntu, ntago mbizi uko biri bugende, ariko fin de fin ukaza gusanga nyamara ibintu nabwiye Imana yarabikurikiranye irabikora. Second of all, navuga ngo biri mu bintu abantu batuzi batubazaga ko iki mukozi mariage vuba vuba, nisi buriya wakundanaga na Edi, like you know, twumvaga ko at the end of the day, the more time tugenda twiha yo arranginga, nzagire ya beautiful dress, nzagire you know all that, tuzaba ari cyo gihe noneho twisanze ya mitego y'umwanzi twayiguyemo. Turavuga with rather do this at the end of the day, kwa Imana ibizi ko turi kugira ngo yubahwe tuyubahishe, izabishyigikiza nabyo, at least to making sure ko twirinze. So that's the two things. In addition to that, hari kubaka environment here. So kumva gutyo. At that time, we had a studio in my mom's house. Oh. Yeah. So rumva, being in a place socially where you're not just alone. Or hidden in your cut. And gutyo too. That was like the first studio. Even in the second one, it was just creating that kind of environment. And I think that's one vital thing. Ni ikintu ugomba kuba ukaba intentionally about it. Ntugire umujetiri cyane. Yeah, that's true. That's true. Kuko n'ubundi murakoze, ni byiza cyane ko n'ubundi ibishuko birahari. Twabyita ibishuko, we are normal, we are human being, birahari. Ariko ku mugani wawe utigize umujetiri ushobora gushaka uburyo ushobora kubyirinda. Kubana na mama, kuba mwakonfaminga kubana vuba kugira ngo ku mugani n'Imana ikomeze ibishyigikiye, kandi ku mugani n'amagambo tuvuga cyangwa se ibyo dusaba Imana byaba bito cyangwa binini nabyumva, mukajya kuvuga ati Imana ndagusabye uzandi ndibi, byanze bikunze birakunda. God bless you. Kuko hariho couple menshi ari outside avuga ko bidashoboka, ako se byarashobotse. So Edi, nashaka kubaza ni iki kintu cyatumye ukomfaminga yes yari good girlfriend, yari ko kubera umukobwa mwiza mwakundana, ni iki cyatumye mwese maza kukidusubiza, ni iki cyatumye ubona ko Linda yaba umugore wawe? Like it's the best decision benshi batinya, and kubyumva ko ushaka kuvuga ati you know what make you confirm calling that she's the one? Okay. It was a series of things. At first, it's like an event. We have a time. But we're just hanging out with her other friend, and I'm going to be because we were from working in another studio. And I don't know, I just asked, we're talking to the kuvuga abantu nkuko tukavuga wenda urugero
getting Mike byamusaba ko Mike kumufatisha uri umukobwa njye nabigenza gutya kandi bigakunda tukavuga no ni just mu biganiro bisanzwe. And then I was like, okay, nyuma yaho what do you think would trap me kikamfata njye? And she gave an answer. I was like, it was my first time I said she look and go, whoa, okay. What was the answer? Yeah. It was very simple. Ariko njye ku buryo nabyumvishe. The answer was, Eddie, kumufata ntago ntago byagusaba ko you go where he's going mugahurira. Wow. That's what she said. I was like, sinyabana maraso. But Okay. yeah, that was the first time. And then we were a series of a series of things you see on someone. Ko byageze n'ahantu when you're working with someone ukareba umuntu na trusting ukarahereza bank account yawe akayijana neza. Yeah, those kind of things you see. So it's been a series of events. Kuryo ureba araho byageze ndavuga ngo if I don't do this I'll be the dumbest to do. Yeah. So yeah, that was one of them really for me. Yeah, ariko sinavuga ngo ni it was a series dukorwa duke byahere kuri icyo ngicyo. Yeah, I would also say so many times ubundi abantu bajya bakunda kuvuga ngo ubundi ngiyo wabonye ngo red flag hari nanone bigusaba kubona green flags nyinshi for you to confirm kagira yaka bucket list ugenda ticking aho kavuga I wish I would have this na kibonye I wish I would have that gutyo. So nanjye aho byahereye it was a day one day ntago twe turi mu gihe cyiza and then I was like giving up on our love. Numvaga kabisa wapi pe biri kusaba ibintu byinshi energy nyinshi school n'ibindi nanjye already I wasn't okay emotionally biki. And he was like, this is an easy thing. Let me work on this with you. Mbese tugenda ni journey nta kibazo I will help you. Ndavuga oh how sweet how thoughtful it is. Umuntu ushobora kubona ko ashobora kuvuga ngo reka nshyire ibyanjye ku ruhande mbiparike noneho mvuge ngo uyu muntu tugiye gufatikanya gutya kuri iki n'iki. Noneho uburyo yabivuze cyangwa uburyo yabikoze ntabwo yabivuze byo kubivuga yabikoze kuko I feel like ninjye wari warakoze ikosa icyo gihe and then abari unanya approachinga ashaka kumenya WhatsApp byayenze gute n'ibiki. Noneho kuba bivuze no kuba yakoze igikorwa kibivuga it had to combine that nkumva ko ari umuntu udasanzwe kuko undi muntu ashaka kubwira ati what's going on bitewe n'icyo guteganyaho akakumva cyangwa akabikoresha ibikorwa rimwe agahita byibagirwa cyangwa se akabivugisha amagambo bikahita birangira. Ariko the fact y'ukuntu he took his time abikora abimininga mu magambo anabimininga mu bikorwa. I was like yeah, this could really work with this guy. You owe me one, you still owe me one. Yeah. Double. He's a very good guy. I'm kidding. Oh wow. Back to your wedding. No maximum nisho kubaza. I may say icyambere kuki mwumvishe like kuki mwahisemo gukora wedding mukiri batoya cyane mwumvaga ntago mwiyumvishaga ko hakiri ikindi gihe cyangwa mwumvaga ko icyo gihe tujya kujya n'isuzo mwamaye kare ariko still maybe ko iki mwakongera. Wait, how old do you think we are? I don't know what. How old are you? He has never said his age on the camera, and I don't think he's going to do it right now. So to make things easy, ndumva ikibazo ari njye concerning. To be honest, because I think ubundi umukobwa niwe tavuga ngo yego kubaka kanya ngo buri desize ngo ni Miami wagiyeyo ngo na New York ngo wararebye ngo mwisi yose ngo uragaruka gusanga ngo ndi ngo byarangiye.
wenda iyo hatabamo n'icyo kintu cya mbere cyo gutinya Imana ukavuga you know what, umuntu ashaka gukosa uyu munsi akavuga ati ntago nabishakaga, ariko kugira ngo werekane ko utabishakaga nuko ukora ikintu cyerekeye ibyo wavugaga. So we had to say in whatever we might do or we might have done or we might have thought, cyangwa se ibyo dutekereza, nta kindi kintu kiri butume ibi bintu byose biba ku murongo neza usibye kubahisha izina ry'Imana. Gukora mariage mbere, it was about let us just do it regardless, not cyo cyonyine, ariko nk'uko bivuze icyo twakongeraho, it was about the purity of the love we had for each other. Ntago twe dufite kujya gutekereza ati se ngo. Plus I think ngiye mwabimubaza because I wouldn't wed myself. He's the one. Yeah, I think he's the one who thought about it. Ariko navuga ngo anyways, we've never thought about having a wedding n'ibiki. Yakoze proposal na rimwe twe twavuganaho ibintu by'abana, ibintu byo mu rugo, ibintu by'iki. Kumwe bavuga ngo mujye mbanza mu bipange. Oya pe rwose. Proposal sigaze jya kubangira ngo. Navuga ngo we yabikoze uko yarabizi. Kuko uko twaje gusanga bimeze siko twese twari tubizi, cyangwa se uko ibintu byari bimeze. Nyuma ya proposal naratangiye batubaza ati wedding iri ryari, twabwira ngo figuring out. Just like that. Nyuma nibwo twaje gusanga impamvu abantu babitubazaga nuko basigaye bakora proposal, mariage hari bafite n'umunsi. Ubwo rero ikaba nk'ikimenyetso just cyangwa se agasinye ko kubwira abantu turi muri fiançailles. Ariko icyo gihe twege ntago twari twabiplaninze, turavuga tuti reka tubanze tugire time ya fiançailles. Ubwo rero iyo time twe twarihaye n'ubundi ntiyaje kuba finalement, kubera ko twumvaga ko okay, this has to be a project ubwo ngubwo tugiye guhita dukurikirana tugakora, maybe n'utundi tuntu twinshi turi mwaho ngaho ku ruhande. Ariko of course navuga ngo ntabwo uri uwa mbere. Hari abantu benshi bakunda kutubaza you guys are married, mufite umwana, mufite umwana, neza ubwo mwagoze mariage ryari? My mom bakamubaza washyingiye umwana imyaka yujuje, nyine ibintu nk'ibyo. So niyo mpamvu rero dusetse ko at the end of the day nyine age is just a number. Umuntu ashobora guhitaho kuri ugatuga ati karaga peti wamubaza imyaka, gatuga ati okay sorry sa, cyangwa umuntu agahitaho gatuga ati sa wamubaza umwe agatuga ati wesha. So yeah. Wow. Umubwiriza 4 umurongo wa 9 kugeza ku 10 haravuga ngo babiri baruta umwe, kuko umwe nikubita hasi undi aramuramira, which is good. Nk'abantu bakoranaga, nk'abantu babaramyi, nk'abantu bubashye Imana kandi bakayitinya, mugahitamo kuba umwe. Nibaza ko ikibazo ngiye kubabaza byanze bikunze nakisubiza. How is marriage now? Mu rugo bimeze bite? Abashaka kisubiza tukaba bitewe nuko tundi kubibona mubanye neza biraryoshye. Twese gata twifuza bitatugenda. Okay, we thank God. Ariko I feel like maybe he'll say something about it. Ariko I feel like it's very tricky ku judging a marriage on the camera, ibyo ubona hanze, uko abantu batambuka. It's two different things navuga ngo bitandukanye. Not to say ngo hari ibiri inyuma twabahishe, ariko nukubera ko tumaze kubona atari ibintu bisa. Nshobora kuza hano tukaganira tugatera story, ariko twembi twabyumvikanyeho. Tukabyumvikana tukabwira tuti ntago ari ngombwa kujyana ibibazo byacu. Tuvuga ati ntago ari ngombwa kujyana ibibazo byacu, reka tubigumane bibi byacu. Cyangwa se tukabana tutanabyumvikanyeho, ariko tukavuga ngo batagira ngo batavuga ngo we akabitekereza mu mutwe we, batavuga ngo batagira ngo nanjye nkabitekereza ngo nkabyitwararika. Ariko so far by the grace of the Lord turashima Imana. Amen. When everything biri kugenda, essentials ziri kugenda, ibindi ari abantu bajya kuvuga ngo ibindi ngo kwaba ari ukugorana pe.
ibindi byari kugorana. I think for me, my take, in addition to her, nuko especially by the world, n'ibintu umuntu areba, marriage bamaze kuyishyiraho icyapa nk'ari ikintu kibi, which is not true, which is the people who are actually happy, the people who are actually enjoying their marriage. Urumva, if you go through seasons, abantu bazicamo bisanzwe, ikaba ari nka sezo uciyemo ukajya mu yindi, but generally hari abantu we know, we have, twebwe wa mugani nk'ibyo Paul yavuze ngo afite ibimenye abahamya, se yavuze ngo afite abahamya, mfite ibihamya by'uko utikagira neza, abantu ibihamya donc bifatika, abantu kwa kundi tuvuga ngo turi ubuhamya bugenda, ariko terms yakoresheje ndumva ntazi. But the point is, we have people even around us, not even just us, even abatubanjirira byuvuga, urumva twebwe biroroshye kutuvuga ngo bamaze imyaka 2 biracyashyushye, it's easy kuitora you, but we've also seen bamaranye 15 years bameze. We've also seen those of 1 year who are on the brink of divorce. So gusa generally speaking, from what I've seen, ntabwo ari bibi nk'uko abantu babivuga. Wavuze ngo mbyuke ngenda, ubwo bimugora mwemerewe. Actually ibyo uvuze nibyo, ni nayo mpamvu muri ino podcast nahisemo ko tuzajya dushyiramo many love story, kubera ko nowadays abantu barabitinya. Ni nayo mpamvu nari mbabaje ngo mukiri bato, hari n'abatinya gufata iyo decision ngo baracyari bato, kandi still n'undi wagenda ukuze, wagenda uri muto n'undi aho ujya ni hamwe. Nk'uko nari mbikomejeho, after marriage, Linda kumumamira biti kandi ikiganiro cyanyu ejo bundi numvise Kamera kabiri araza kutubwira ukuntu ntabwo batwite, niba abanza tubwire ukuntu kumumama bimera, hanyuma idatubwire ukuntu nawe yatwize icyo gihe. Nanjye ndaza kumvira. Anyways, icyo kibazo nanjye ndacyagitryinga kugifiguring out no kugisubiza n'ibiki byose, but so far ni grace y'Imana, subu navuga ngo iki, ni ubuntu bw'Imana butabaho. Uriya byo n'ukuntu Imana yagutrustinze ikaguha gukaringa umuntu akagera ku isi akabaho agakomeza agakura, ukuntu most of the time nta n'ikintu ubikoraho ukavuga ku Mana ibi bintu ni ibiki. Ariko ku ruhande rumwe navuga ngo abantu tujye tububaha, ababyeyi bacu tujye tubaha, kuko tutangira kureba ukavuga umwe niba yagusaza 2 4 5 rero ngo nzi ukuntu ababyeyi bakera babikoraga ngo abana 12 ngo twavutse ngo turi ngo 14 ngo bambara amaranje batambara. Yes, bahindura bamesa. ntabwo byumva. Abandi bakavuga ngo maybe ngo Gen Z ngo kubera ko nyine ari abantu boroheje ngo baba babona ibi bintu n'abatesi or anything, ariko Imana yagiye kureba umugore yabyitondeye, kubera ko yamuhaye capability iteye ubwoba, kamikinga ashobora kuganira. Njye ndeba ukuntu dushobora kuganira araho ari gusokira hose muri salon akagize gute, ariko we akaba ari vigilant, mwamuri nko kuganira gatuvuga ngo arakamenye akongera akagaruka, ukabona nyine ntabwo ahari. Noneho nkahita mbigiranye na mama wose njya mbona, ukabona mama umwe mu isoko rwose ari ku breastfeedinga, ari no gucirikanywa ibindi, akari kubwira n'undi mwana hariya ngo reka gukina umupira, nkavuga abantu n'ukuri barakomeye. So nanone nibyo ngibyo byo kuvuga ngo aramurazinze, nurturinze byose, ukareba ukavuga ibi bintu ni wa mugani si iby'inyama n'amaraso gusa, ari ibintu Imana ikoresha umuntu y'ubwayo ukabona kuko kwera. So many things. No kubona nje one things under the puzzle. N'undi nkavuga okay, hari ibintu basigaye ngira ngo benshi barabizi, urebera kuri app ukareba ku mwana kuba concept kugeza igihe avutse, ubwira nko muri iki cyumweru ngo aramera umusatsi, ngo arimo aramera umusatsi, ngo zara ziri kuza. Umva
umuganga nta kintu abikoraho nta kintu yabikoraho it's just God doing his thing. Yeah. Noneho ukamureba ukajya kubona your body ukabona nk'umuntu ari amanuke gutya bakita kugira ngo afite impanga muri you're like ziri hehe ziri hehe zabaye kana kazibyara Yeah. I'm like man it's a mystery to us. It's a mystery to us. Gusa ikintu cyonyine nakubwira nuko nabonye ko Imana yahaye grace women idasanzwe. That's true. When you observe that ukareba what from starting with what the body gusa mvuze umuntu n'ibice bingahe the body, the mind, the soul, the body, the spirit, the soul. But urebye byonyine kuri part y'umubiri ukareba what you guys mwikorera ubwo mvuze namwe future. Yeah, very good. Professor. Amen. Amen. So, take it amen. What you guys take it's beyond ntago ari ikintu cy'umuntu ni ikintu cy'ubumana. Yes. Yeah, and for that we honor. Yeah. Yeah, wenda natwe dufite duterura nyine ibyo dutwita tuzabivuga. yo going to tugira. No, but it's simple what them bivuze nubwo ariko Utwita guti. yeah, but men also have manto bari kubikoreye. Sibyo nk'urugero rutoya twajyanaga nko kwa muganga nkuko akubwiye wenda mba ndi kureba if protective nature yacu how are they is the nkaburesha ko ari nkano ngende ko observinga niki cyamukomeretse ndiva nk'umwana wanga nga mind yanjye kuri protect urumva cyangwa if you go ushobora kugira ikibazo iki ukambuza ibintu nk'ibi. Actually we don't do that here mostly uko nabibonye cyangwa se ntabwo abanyarwanda turagira ikintu cyo kuvuga ngo turatwite. Nicyo kintu tuba twumva wenda gifasha couple cyangwa se ababyeyi muri rusange. Mwumva if Eddie ashobora kuba bivuze ari kumininga ko turatwite cyangwa se he needs also to be in the picture. Not the physical appearance thing, but he has to be in the picture. Akamenya ko niba ngewe mbyutse mu gitondo kwa kundi umuntu avuga ati umugore aratwite cyangwa se umugore arakuriwe reka ngende ntahe mufashe cyangwa se ngende ndebe uko wiriwe n'ibiki kuko ni ibisanzwe iyo umudamu atwite twumva nyine ntago ari uburwayi nta kindi kibazo afite ubuzima buba bugomba gukomeza ariko kuri we hari ibiba biri gupfa. Iyo bimenye rero ko hari ibintu byinshi biri guhinduka ibi bimwe bigapfa ibindi bigakira niho noneho winjira mukavuga ngo turatwite kugira ngo mufatikanye nyine mukore ni journey about nibyo navugaga wena najyanaga nko kwa muganga ngasanga ndi kubaza some questions we atazi urumva ndimo like I did more research no kumurusha we utwite urumva cyeje bari muri amezi abiri sometimes wenda akana trippinga no nagira responsibility y'umukozi kubikora cyangwa undi you the husband have to do that. Over, she is yours. Wow. Yeah. So ukaba muri yo monde. So yumvuze ngo twari dutwite cyangwa yumvuga ngo nanjye nari ntwite ahubwo njye natwe se n'amezi 9 ndarangiza. It's that sense so ngo physically ariko like ubundi buryo butari physical. Ndabyumvise. And it's really like ko umuntu ushobora gutwita ari kumwe n'umugabo wiwe nibaza ko urugendo rukorohera. That's the natural way n'ukundi Imana yabyo days ariko bituvuga turi sensitive ko harimo abakobwa ba like right now maybe watching babyariye mu rugo atari ubushake bwabo harimo abagore abagabo babatanye cyangwa se some widows ibyo izo ni circumstances zibaho Imana ifite grace yabyo itanga kuri izo circumstances biravuga ngo ni simfubyi ariko original plan agaruka ko Imana ifuza ko abana babipfubyi ariko itanga grace muri izo situation gusa naturally original nuko byagakwiye kuba ko n'abagabo batwita mu bundi buryo. Yeah, that's true. Wow. Twavuze love on assignment, let's back on your mu gukorera Imana kwanyu ego kuri worship.
mufatanya gute umuryango no gukorera Imana kandi team byose mukabikora 100%? Mubihuza gute? 100% se? I'll still say the same thing navuze cyagihe. Hari igihe umuntu yireba akavuga ati ariko I would have done this and that better. Cyangwa se nayo kuba uburyo nakwiye kuba mbikora sinishimiye ko biri at the fullest. Ariko nanone ntabwo ukwiye kwirengagiza iyo grace ufite Imana yakugiriye yo kuba ubikora umunsi umwe, undi munsi bikanga, undi munsi bikagira ko bicumbagira, ejo bikongera bikemera gutyo. So navuga ngo the only thing nuko twibuka ko this is not our job. Ntabwo ari umurimo wacu kugira souls dukurayo cyangwa se kugira souls tubona for Christ. Iminyago ni ya Kristo ntabwo ari yacu. First of all, iyo twumvise icyo kintu noneho we know how ubuzi mu boss wawe ko mukorana, ubuzi uko buri bubidealinge, ugasenga ukabwira Imana rero I have this and this, bishire ku murongo tukicara tukavuga ngiye numvaga gutya, ngiye numvaga kuno, and then tukabishira nyine muri party y'ubumana nkuko wenda navuga cyangwa se nkuko amagambo make ashobora kubimininga, but ntabwo turi the right people to look up to when it comes to combining everything, because natwe turakiga and it's a journey. Ejo dushobora kubyica, uyu munsi twabikoze neza tugafatirana igihe twabikoze neza tukavuga ngo twabikoze kandi hakiri urugendo, but iyo tubirebye dusanga ubwo buntu buto, ubwo buntu bukeye, ubwo buntu butagaragarira abantu bose, basi byibuze dushobora kuvuga ngo nta kindi kintu kidushoboza, dushobozwa just no kumva ngo ntabwo ibintu ari ibyacu ntitugomba kubikora nkatwe, tugomba kubikora uko Imana yabitugenereye. Umuntu akaza akakubaza ati se kuki mutari ku ministeringa hariya na hariya, and you're like ntabwo ari twe tugomba kwibwiriza igihe cyo kujyayo, ni twebwe tugomba kubanza kugenda gake tugahabwa uruhushya. Kuki mutari gukora ibi ngibi nkandi makouple n'ibiki byose, kuko at the end of the day niba muri gukora ibi ngibi nka abari Imana yabahamagariye, ntabwo icyo gihe muri mu muhamagaro wa nyawe. Turi gukora a different thing, and I mean to call the same thing ariko in a different way cyangwa se with different bodies. Ariko what we need to do is just do like ikintu kiri unique Imana yaturemeye gukora, not kubyuka ngo uyu munsi ngo tuvuge ngo because we're a couple that can sing, today we're going to wake up and go to the studio to new recording wenda kuko tubishoboye dusohora iriya ndirimbo. Ariko hari igihe unabi force ukasanga Imana yakubwiye no, it's not where I want you to be. I want you to sit down with some people, tell them the goodness of God, kuko byibura where you are barumva ko you trusted me, none ugeze aho ugeze. Mbere yuko wirukanyira kumva ngo reka mfeeding amahanga, banza ugire abantu mwicaranye aho ngo bake, babiri, batatu, bane, ufeedinga ubabwira ko kuba wenda waragize igihe cyo kumva wa failinze, and then uyu munsi ukagira the victory, abantu bakubonana ko ufite famille nzima, umwana muzima n'ibiki. Just tell them it was me before ujya kubabwira about your good voice that sings for God and so many other things. Just simply tell them I love them, tell them ndi Imana ikunda igaguha second chance, third chance n'ibindi. Babwire ko n'ahatari ahangaha nshobora kuhakorera before even ibyo bigiye kumenyekanira mu bandi. So I think that's pretty much it. Wow, thank you. There's no addition. Yeah. Full stop. Just follow where God leads you, and that's it. Ariko nibyo ibyo nibyo kubera ko ijambo ry'Imana rivuga byose hamwe bifatanyirizwa hamwe kutuzanira ibyiza. Nibyo n'ubu gutya twe tubabona turafashwa, kandi nizera ko atanyenye n'ubivuze. So si ngombwa ngo ku mugani uririmbe nk'abandi, ukore podcast nk'abandi. Buri wese mu gihe arimo ashobora gutuma umurimo w'Imana ukorwa neza. Tugana ku musozo, nk'uko wabivuze hari nk'igihe ikibazo cya nyuma, hari nk'igihe
bijyaho wenda ko umwe abyuka atameze neza cyangwa se mutanamenanye neza ngo bijya bibaho and yes mwatumiye nk'ahantu nko kujya nko kuririmba ahantu like mubigenza gute nk'uko wabivuze ntabwo mushobora gukoresha mubigenza gute That's a very, you have very good question. Relate. I was trying to relate the other time that we were not okay. I'll remind you about it. Ariko basically, abari, how do we call it? Aka distraction. Birashaka ko niba rumeze gutya umera gutya cyangwa uhingama cyangwa ugira gute. Kuko ugiye gufeedinga Imana igutumye ahantu iciye mu bantu bagutumiye kurimba ahantu, and what does the devil do? Arabirwanya. Nese arabirwanya turutse ko atari buve mu isi ngo nako hasi ngo mwumve ngo ibintu wenda birazamutse ngo bihumuye nabi nibiki. Aragerageza niyo naba ndi kwihuta ndi kunyuraho agerageze wenda mubitanyuze bimumenekeho nibi nari nateguye ibiki byose. Why do you have, ntabwo wirinda kureba mugenzi wawe as an enemy, ukibuka icyo akubereye. He's a husband, I am his wife. Ntabwo ndi the enemy. So the enemy ni the devil udashaka ko tujya ufeedinga. Ubwo rero arakora ibishoboka byose. What you do is pretty simple. Iyo amaze kumenya icyo urwana nacyo ntago wigora pe. Umenya kuri kurwana n'uwo mwuka, icyambere udashaka gukora umurimo ugiye gukora cyangwa se distracting uwukora ariko ntukore neza, cyangwa se mwebwe ubwanyu hagira ikindi kizamo hagati yanyu. So neza kujya kongeraho biri no kungoraho, she's saying it so well. Because one thing is only scenarios we've had that before. One of the thing is first of all, kubakozi b'Imana specifically, akarusha bakorana umurimo. Cyangwa mwari gukora umurimo imbere y'abantu, abakora muri backstage. Harimo n'akantu ko kwiga techniques cyangwa se tactics z'umwanya, sibyo? Akenshi uzasanga before ufite kuministering ko nta authority agufiteho, ariko afite cunning. So he'll find out to distract, he'll find kukwereka ngo umusego ngo ni umutuku kandi ari ubururu, and ibyo bikaba before you minister. Cyangwa uzabona byanze agakora ibyo abantu bakunda kwita imyuka yo guhora after byagenze neza ariko. So one of the things uvuga ngo tudilinga nabyo gute nicyo kibazo warubajije, usenga ariko ukamenya uburyo usenga. Kuko gusenga kose ntabwo kuri effective. Ukamenya what you're dealing with, ukamenya the strategy, ukamenya ndi muri season I have to do this, therefore Satan akabura hafata. And I can tell you abayagerageje pe, but that's why we're here. This is victory. Amen. Amen. Victory nuko tumeze nyine ubu ubutsinzi bwawe, sibyo? Kandi uraguma bube even after. Oh wow. Muruzuzanya cyane. Reka tugire inama tubwira abantu turi gusoza. Edi, ndashaka ko ugira inama wa jeune barwana no gufata decision yo kujya mu rugo, niko navuga, cyangwa yo gukora ubukwe. Linda nawe ashobora kubwira nk'abakobwa nabo bagikomeza kwihodinga, nk'abantu bose bagikomeza kwihodinga kumva ijwi ry'Imana, gukorera Imana, cyangwa se no kurwana no kuvuga se ndafata uyu n'uyu cyangwa n'uwundi. The floor is yours. So njye numva inama nagira urubyiruko ko icyambere ufite a long journey ahead of you. Your journey ihetse destiny yawe, inzira uzacamo Imana yakugeneye. Sinzi icyo uzaba uri gukora, waba uri umuhanzi, waba uri iki cyangwa iki, ariko hejuru yayo bihetse purpose, impamvu y'uko uriho. So uzashaka ubwo ndi kuvuga ko wa muntu ushaka uri guteganya gushaka cyangwa iki, tekereza ku mpamvu uriho,
tekereza na destiny. Nubona umuntu mushakanye utazafulfilling impamvu yawe yo kuba na destiny yawe, umenye kuzaba wakisha. Kirenzeho mu ijuru ntabwo bazakubaza byinshi wakoze, uzahemberwa ibyo yagutumye gukora. Ushobora gukora byinshi ariko atari ibyo yagutumye. So aho ngaho rero umuntu muzashakana ni that's the key thing. Ikindi unashaka umuntu ariko uzabana nawe ukagera mu ijuru. Kuko hari ababanye n'abantu ariko umwana bari enjoying ahera kandi bari kiri ku isi. I know. Which is very sad. Yeah, so it's that whole thing, but that's what I can say. In one short word, nawe araza kutubwira for the youth who still think ko gukorera Imana cyangwa se kwinvolving Imana mu byo barimo byose very boring. Ikintu ni ikinyoma cya mbere. Yeah, I'll tell you why. Ko by experience, aho nihaye Imana, I've been saved njyaunakiriye Yesu in 2003. It's a long time, but hose suko nabayeho ubuzima buri fully surrendered. Ariko igice nabayemo ndi surrendered by'ukuri, aho ngaho nabonyemo inyungu, nabonyemo y'amahoro, nabonyemo ugutsinda. Yewe no kuba ndi hano no kuvuga ko dutumye hari ikintu watubonye, icyo cyajeho kubera ko hari iyo pati ya surrender yabayeho cyangwa se gikomeje kubaho. Yeah, so magambo make, ugutsinda kwacu course, your victory lies in your level of surrender. Wow. Yeah, simple. God bless you. Well, I think ikibazo cyari ni igiki wabwira umuntu uri kugerageza kwisigaza inyuma cyangwa se kwiholdinga back akanga gufata icyemezo ku kijyanye n'icyo n'uw'Imana ishaka ko abana nawe cyangwa guhitamo cyangwa umurimo agomba gukora no kuba uriwe in general. Hari igihe ubundi kenshi tureba ukavuga uti iki ndagikora kiramviramo kino, kirandagikora kiramviramo kino, ariko ukumva ubaye confused y'icyo uri buhitemo fendafe. Ikiza nuko wareba ese icyalininga na purpose yo kuba ndiho ni ikihe. Nshobora gukora iki nkishimisha nkanezerwa, ariko nubwo iki ngiki cyambabaza nta mumaro cyangirira nubwo nanezerewe. Wowe ikiza nukureba ni hehe mbarizwa, nuwe muhamagaro nahamagariwe gukora. Kuko nkuko yahoza abivuga, ngiyewe nshobora guhitamo n'urugero gukora akazi ko muri banki, kuko kanyoheye karanyambika neza nta kibazo. Ariko nyamara nari kuba umunyamategeko, nkaba byibuze hari abantu nzi neza ko Imana yantumyeho cyangwa se uburyo bino bintu mbishaka, ariko nabireba nkavuga ati oya bira bintu ndishyira muri riske mbabarira, bamugani w'iki gihe ndakubujije. Ukareba ukavuga uti ntago bira bintu biri bungirire akamaro kenshi. Biroroshye gukurura wishyira, ariko bigakomera cyane kumenya ngo nishyiriye iki. That's true. Nishyiriye iki. Uri kwishyira ni byiza, nambaye neza, nakoze iki, akose wishyiriye iki. Finally uzasanga nubwo wahisemo ka kazi ka bank, kwa ko wari uri confused na kahe ndahitamo ibifite inyungu nyinshi, ariko usange hari abantu bajya bavuga ngo ubugabo si ubutumbi, usange kuba iyo package ibyimbye ntabwo ari cyo kigize kuba nziza. Usange kakandi gato kari kuba gake keza. So icy'ingenzi umuntu aba agomba kureba ni igiki kiri butume kinzanira umumaro muzima cyangwa abandi kikaba umumaro muzima. Simple as that. Kuko abajene ni ibintu bisanzwe kuba muri time ya confusion. Ko tuba tukiri bato tubona dufite a long journey ahead of us. Ni igiki se utakora? Ubukarani wakora, ibiki byose wabikora, ubu ufite imbaraga, ibigusaba gutekereza, ibigusaba connection z'abantu, ibigusaba kwirukanka n'ibindi byose, ariko ukibaza ni nkora ibi byose bizarangira gute? Ni iki kizima ndi bukore
kikanzanira umumaro kikazanira umumaro n'abandi aho kugira ngo muri binejeje gusa kuko ibikunezeza byakunezeza ariko bikarangiraho. Hari ibintu twita gusiga legacy no gusiga just a name cyangwa se just ibintu. Ubu bakuhitishijemo ati reka nupfa uzasiga amamiliyari n'amamiliyari mbese azatunga abana kugeza ku vivure n'iki byose. Bakanavuga ngo nta kibazo nupfa ntihazajye n'ifaranga na rimwe ariko abantu bagiye birahira izina ryawe. Of course ngiye kuko nzi ko iyo legacy navuga ngo nayikunda nasiga ibyavuga kuruta amafaranga yakoreshwa ejo bundi wajya no kuyarira mu kabari kuko abatayakoreye yahitashira. So at the end of the day nujya gucuzinga what you want to do, choosing ikintu kizavuga ngo kanaka waranapfuye yakoze ibi yasize ibi yagenje gutya kugeza n'ubuvivure bwawe, aho kugira ngo uvuge ngo ngura mwana ngo n'umwana wo kwa yakoraga iki yari umucuruzi yasize amafaranga full stop. Ubucuruzi bwese bwafashije iki bwa So yeah, I think that's what I could say. Wow. Glory to God. Find good thing. Cheers to Amen. that. Amen. Cheers. Cheers to that. That one is alive. Umugore mwiza w'umuhanga. Amen. Nibaza ko nta kintu nzi nanyira kongera aho ngaho. Icyo twumvise nuko first tugomba kugira center mu buzima bwacu, mu myanzuro dufata, mu byo dukora. Iyo uhisemo gufata Kristo ukamushyira mu bintu byawe byose, byanze bikunze bigenda neza, kuva mu nzira yawe, kuva mu byo ukora byose. Couple nziza nk'ingiyi ntago nabo nta kindi gishya kidasanzwe baturusha cyangwa se barusha abandi, nuko bizera Imana kandi bakayubaha, byaba bimeze neza byaba bimeze nabi. Icyo tuzi nuko birashoboka cyane ko urukundo rw'ukuri ruriho, yabivuze, kandi mushobora gufashanya byaba bimeze neza byaba bimeze nabi, mugakomeza mugapresent Imana mu buzima bwanyu, mugakomeza mugakora ibyo Imana ishaka ko mubabo, kandi koko tukababiraho urugero. Niyo mpamvu tuba twabatumiye n'abandi bose. Mwakoze cyane, ndabizi neza ko muhembuye benshi, ndabizi neza ko hari abato n'abakuru bazabumva kandi n'abari bubumve bose bakagira ibyo babigiraho. Muri The Grace Note Podcast hari igice tugira cyitwa Vibe for Christ. Vibe for Christ. Yeah, here we vibe. Nice, I like that. Nta nubwo agira amasiko imbere hateretswe navuga ni agaseke. Nje nayire kare nshaka kubaza akagaseke ariko nkagira ngo najyaho ni decoration wagenda nosika keza tu. Yeah, but for couples tugira it's like kind of game. Tugira ntuza ebyiri turakoresha dukoresha na kariya. Okay. Yeah. Ndababaza hanyuma muransubiza aho mu belonging muransubiza. Who made mwana gisubije ko twagisubiramo. Who made the first move in the relationship? First move. It was him. It was me. When he brought the other drink. Oh. Yeah. Who's the better cooker? All the way. All. Oh yeah, ndavuze ngo all the way, like saying it's me. Well, in my mind, I think I'm the best. It's always on your mind. Sijerata. But she's telling me that I'm Shagute. Anyways, you can have that one. But you will have tried. Why kutetse ibishiriri? Okay, next. Who's more likely to forget the date and anniversary? All the way. Who spend more time on social media? Me? Yeah. Oh yeah. You. I've realized ko njye mba ndi kuvugana n'abantu ahubwo wowe uri kuri social media. Ibiri na social media. Yego.
All right. And who's romantic? rwose heads up pe. And The who shop. is more organized? Who's the biggest spender? Biggest spender? Even in the morning you wanted to buy ice cream twagiye ku isoko. So all the way. Okay. Yeah, sometimes. Birivugira. Be birivugira. And who is stubborn? Stubborn. Cha. Yeah. I think it's you. Yeah, definitely. Who is the better dancer? Better dancer. Well, historically. Agiye kwita avuga ko do not go there. Okay, it's fine. Yeah, I love to dance n'ibiki n'ibiki. And lastly, mwese muzi kuririmba. Indirimba neza kurusha undi. I think it's hard. Really? Ngerageze tukabahitiramo. Ni happy ntabwo ari njyewe. Tugerageze. Tugerageze. Yeah, akavasi kamwe. That's all good. Okay. It feels like a competition. Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. And I once was lost, but now I'm found. And I was blind, but now I see. No, ntabwo ndirimbira. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Okay, you can vote. Oh yeah, we cannot vote. Right? Wow. Yeah, but musically, buri muntu wese afite it's even wrong to compare. Ko buri muntu wese afite ibye. Yeah, gusa the good thing uko what I have compliments. Yeah. Muruzuzanye. Nk'ubu uza guhitamo ngo urebe wari guhitamo umuntu utazi gucuranga because you would definitely vote a lady, nyine ladies being there for each other, yeah, but utazi gucuranga, utazi ki, like that's why I was saying that ngo siniyumva ko njye mpari. But yes, you're the best. You're the best. All glory goes to God. Amen. You're the best. And man, comments were good. For the second session, yeah, you will choose. Urahitamo ko ushaka. Ushobora kwikuramo ukagira nk'amakarita nabyo nta kibazo. Kamwe? Urahitamo kamwe. Kikamutima kanjye. And you will choose one. Muradusomera hanyuma gisubize. Yeah, la. Oh yeah, it's on the other side. Oh, it's on that Okay. side. Ikibazo ngiye mfite aha ngaha. We kusetse. No, ntabwo ndarangiza gusoma kandi komeza. Ngiye ikibazo mfite aha kiravuga ngo ni iki utinya ku bantu? People. Well, ikintu ntinya ku bantu navuga ngo ni ikintu Imana yaduhishe. Tuba dukwiye nyine gutinya n'ubundi. Umuntu nasanze ari mugari. Ikintu cya mbere ntinya ku muntu ni ibitekerezo bye n'amarangamutima ye.
kuko ibyo bintu bibiri byakora ibintu bidasanzwe ku muntu. Ntinya iyo amarangamutima y'umuntu yakorogoshowe cyangwa se iyo ibitekerezo bitari kumuha ibyo akwiye gutekereza neza. Ibyo bintu bibiri rwose bishobora guhinduka umuntu gahita utangira avuga ati burya koko umuntu ni mugari n'ibiki. So ibyo bintu bibiri ndabitinya ku muntu. Amarangamutima ye mba numva nayagengesera nkavuga ati atagiye ikigukoma pe ukanyereka true colors cyangwa se atagira icyo umugabanya mu bitekerezo byawe nkasanga wenda uwo munsi utari watekereje neza. Ibyo bintu rwose ndabyubaha. Aha, ngewe iyo telefone yawe yagize yagize ikivuga yakuburire iyo telefone yawe igize icyo ivuga yakuburira iki? Donc telefone yawe ivuze ni iki yakuburira not kukubwira yakuburira like yakupreventing from yandinda. Okay. Nicyo gitekerezo. Tekereza ikintu yakuburira ikagikubwira ati ndakubujije. Bijya kure yakubuza gusiba ibintu urabikenera ariko umunsi ku wundi bwa muri delete. That's alright. Njye pega ibi ndabishyize biri muri telefone yawe ubwo narabisibye. She knows you well. Yakuburira pe icyo kintu yakikuburira telefone yawe ati ndakubujije. Murakoze cyane twagize ibihe byiza. Imana mu ijuru ibahe umugisha ibagure kandi ikomeze muri mwe muri famiye yanyu no mu miryango yanyu. Ndabizi neza ko ndemihope ko muzagaruka vuba. One call away. God bless you so much. Mwakoze cyane kubana natwe. See you on the next episode. God bless you.